n'isukura wasake kijeje abatuye mu mujyi wa Kigali ko mu kwezi kwa kane umwaka wa 2025 buri wese azajya aba azi igihe amazi azira, kuko uburyo bwo gusaranganya muri iki gihe cy'impeshyi buzaba bwatangajwe cyangwa buzaba bwahawe umurongo. Ni mu gihe abaturage batuye mu karere cyangwa mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ni mu gihe bamaze amezi abiri n'amazi bafite muri rusange. Aba baturage bakomeje kuvuga ngo bajya kuvoma mu bishanga, ubwo amazi bavoma abasha kuba yabagiraho ingaruka. Ni mu gihe abana basanga 5 bamaze kurwara gripe kubera amazi bavoma mwa bino bishanga bya Kanombe muri rusange. Ariko wasake yabijeje yuko mu minsi iri imbere mw'iyi mpeshyi amazi akomeje kubura, kandi mw'ino minsi baraza gutangaza igihe amazi azajya abahari kugira ngo mujye muvoma amazi menshi muyabike cyangwa mushyire amazi mu bigega kugira ngo amazi mwese abagereho muri rusange. Iyi ni incamake y'amakuru rero, nimbere bwo murigeze ko no muyoboro wa Kidasamura Movie, nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa ni ihuriro ry'amakuru muri rusange. Rero kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ya buri munsi kandi amakuru yizewe. Reka tukomereze mu karere ka Nyamagabe, aho umugore yigize kwiyahura ariko biranga. Izi mfu zikomeje kumvikana mu karere ka Nyamagabe. Uyu mugore yiyegiye kwiyahura, byatewe n'iki? Ese kuki yashakaga kwiyahura? Ni mu gihe uno mugore yagiye kwiyahura biranga, bitewe n'uko umwana we w'umuhungu w'imyaka 25 yaravuye kuvoma amazi mu kabande, ageze mu rugo ashaka gufata nyina ku ngufu. Ni mu gihe uyu mwana w'umusore yashatse gufata nyina ku ngufu ariko ntibyakunda. Ni mu gihe umwana yakomeje ashaka kwica nyina cyangwa ashaka kugira nabi nyina, ngo nuko yanze ko amubomora. Ndetse uyu mwana akeka yuko yigize kuzanwa i Kigali kuvuzwa hano i Karayesi, yigize kuza kuvurwa yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubutaha ubwo yafashwe arimo asambanya ihene, barangije bamujyana kumupima basanga afite ikibazo mu mutwe, nibwo kuzanwa ku bitaro by'Indera akavurwa. Mu gihe cyo gutaha yaciyeho amezi 2 muri rusange, nibwo agarutse mu rugo. Umwana yaravuye kuvoma, arangije ageze mu rugo ashaka gufata nyina ku ngufu amuciraho imyenda. Ni mu gihe nyina yagiye kwimanika mu kagozi ariko biranga neza kwiyahura biranga, nibwo twamusanze mwa bino bikorwa bitari ibya neza cyangwa mwa bino bikorwa. Ni mu gihe uyu mugore yatubwiye yuko uyu mwana agomba gusubizwa ku bitaro akavurwa agakira, ariko uyu mugore nta bushobozi afite. Ni mu gihe twagerageje guhamagara umukuru w'umudugudu atubwira byinshi kuri uno muryango, ariko kugira mbere yuko tugira ngo twumve ibyo umudugudu yatubwiye, reka tubanze tubabwire muri rusange. Ahangaha hakunze kumvikanwa ibikorwa byo kwiyahura muri rusange. Njya nizera ko kwiyahura, kandi murabizi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariko tukatubanza twumve icyo umudugudu yavuze. Uyu mwana yavuye Karayesi ryari? Uyu mwana avuye Indera ryari? Ese uyu mwana kuki yasambanyije ihene? Ese bamusanzemo ikihe kibazo cyo mu mutwe? Reka dukurikirane mudugudu. No kuvuga ngo ahangaha rero ni mu karere ka Nyamagabe nk'uko umunyamakuru yabibabwiye, mu kagari ka Mujuga, mukunyumva mu mudugudu wa Nyakanyeri. Uyu mwana baje kumusangamo ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ngo yavuka nyine ngo yavutse mu mutwe ntazi. Ese nyina ntabwo yabasobanuriye byinshi. Ngewe ni ukuvuga ngo uyu mwana rero twamuteranyirije amafaranga muri rusange. Nkanjye ahangaha naraje, abaturage ndabicaza ndabaganiza, buri muntu wese agenda atanga 500. Urumva 500 mu kagari kose n'amafaranga menshi. Uyu mwana afite mituweli, yagiye mu bitaro by'Indera baramuvura. No kuvuga ngo haciyeho amezi 3 avuye i Kigali, nyine avuye mu bitaro aho ngaho kwivuza. Rero ubwo ibyo bintu bitangiye kugaruka gutya, uyu mwana nyine ngiye sinzi ikibazo afite mu mutwe, bagende bamupime neza ariko nta bindi bibazo afite. Ariko rwose uyu mubyeyi nawe ibikorwa byo kwiyahura rwose, ni ukuvuga ngo kwiyahura mu mategeko y'u Rwanda, kwiyahura ni icyaha. Kwiyahura ni icyaha gikomeye cyane. Iyo ufashwe wiyahura ntupfe. Yego reka twamushyiremo imiyaga, sibyo twamushyiremo imiyaga ko nayo kwiyahura byanze, ariko tumusanga mu kagozi bikamugiraho ingaruka akaturushya. Ni ukuri kw'Imana tugera ko itajya gufungwa tukamuhana, ariko nyine urumva ko yahungaga uyu mwana wiwe. Ni ibintu bidahesheje isura nziza nka kano kagari kacu. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu yakomeje kugaruka ku ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe twagerageje kuvugana n'uno mubyeyi, abo mubyeyi mu ijwi rirambuye. Nimba ushaka kumva ibyo umubyeyi yadushubije, kora subscribe kugira ngo duhure n'ikiganiro gikurikira. Kora subscribe kugira ngo duhure n'ikiganiro kigiye gucaho cy'uno mugore wari ushatse kwiyahura.